Umugabo umwe ntari yaramwirukanye none hari ukuntu uza wiruka ukabona kandi nk'utaha wiruka none wa mugabo mu nzozi se cyangwa oya umugabo intari yaramwirukanye ahayibona none yantari mwirukana ahita yamiriza ahabaza abantu ngo ese ko ndiruka ngo mwe mwamundangiza ngo ko ndiruka cyangwa ko ndasubira inyuma umugabo umwe yatoye ifaranga arangise gutora ifaranga araziharura ahita avuga ngo ntizeneye. bakunzi ba The King TV ndabasuje kandi mbifurije ibihe byiza aho muri hatandukanye hose ku isi, mbifurije gukomeza kugubwa neza, amahoro y'Imana n'imigisha byayo bikomeze be kuri mwebwe. Nkuko bisanzwe dusanzwe dukora ibiganiro, tukabahereza ibiganiro ndetse bamwe mudahwema kudukurikirana mukadushimira yuko mwabikunze n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. So uyu munsi none nazanye umuntu udasanzwe cyangwa se abantu benshi bashobora kuba baramonye kuri TikTok, ariko ndamushaka kugira ngo tuze gukorana kuri YouTube. Ni umujene ukora ibintu bisekeje cyane, afite udustori twinshi ajya avuga nyine ukumva nyine turi dusekeje abantu, kandi ndatekereza abantu benshi kuri TikTok baramuzi. Niyo mpamvu sasa mubazanire reka muhe kaze kuri The King TV ndetse atwibwire kugira ngo namwe mudukurikire mubashe kumumenya. Brother, uraho? uraho Umeze neza? meze neza fa kugize isoni sha ndaziturana ubona n'isoni? ndazihorana kabisa. Umeze neza ariko? meze neza. Abantu rero bakuzi uko utariko. Tuzi ko witwa Isekere nawe, Yemere nawe, sorry, Yemere nawe kuri TikTok. Ariko ufite amazina yawe atarayangaye, wenda yangashobora kuba y'akazi, sibyo? Turashaka kugira ngo tukumenye neza, utubwire amazina yawe nyakuri kugira ngo n'abagukurikiye babashe kukumenya. Murakoze cyane. Banita Steven, ryo niryo zina niswe n'ababyeyi. Steven indi? Steven Seba. Seba? Atari wa wundi muri Canada sho? Atari wa wundi w'intuzi, oyatana wa wundi. Nayo mazina yanjye yakavukire. Steven Seba cyangwa ni Sebagabo? N'izina nyine ry'abasaza. Sebagabo? Kunyire basigaye bayacamo cyane. Sebagabo? Ni Sebambe. Sebambe? Dukunda ari ryiza? Ni ryiza? Ni ryiza cyane. Ni rya sokuru, ni ryiza. Ni rya sokuru wawe? Nanjye nza mbona nziyita izina rya sogokuru cyangwa se rya muzehe. Nkunda ari amazina ya kera. Sebambe ni ryiza cyane. Gusa nyine ya kera hari igihe aba mabi. Ntabwo ari mabi, ahubwo ni twebwe twumva ko ari mabi kubera amazina y'ikizungu ubundi amazina y'ikizungu usanga nk'ubu ngiyo ngo Steven niryo zina twakagombye kwanga. Ubundi ntabwo ari izi cyane. Sebambe niryo zina umuntu yagakwiye kwitwa, izina rya Kinyafurika nyine cyane cyane mu bwoko bw'Abanyamulenge. Niryo sawa cyane. Okay, Sebambe Steven, wavukiye hehe? Jewe iwacu ni Ibubembe cyangwa se mu Bibogobogo. Bahakanye iryo zina data. Cyangwa se mu Ibubembe. Mu Bibogobogo. Ahantu yitwa ku Mugorore. Ku Mugorore? Wasita nyine. Nari nzi ko ku Mugorore ni ku Ndondo. Yaho ni iwacu. Ni iwacu? Nawe kabisa uhageze ni iwacu heza haba cyane. Hari ahandi hantu uzi ruguru? Ruguru nzi ahantu henshi. Muco hagati ndahazi, mu Minembwe ndahazi. Muco hagati uzi ni hehe? Mu Mikeke, za Mikeke. Uzi kukabara? Za Gatongo. Uzi kukabara? Kukabara nayo ntaragera. Urutaragera? Aho ngaho niho nanjye navuga ngo nzi ahandi simpazi. Ni wavuke? Ni iwacu ya. Kukabara? Nari mvuze ngo aho ngaho niho nzi iwacu, niho ushobora kuba namenya. Gusa n'ahandi ndahazi ngenda mpumva uburyo bugiye butandukanye. Niho wakuriye se aho ngaho? Niho nakuriye, ni nayo kivayo. Wavuye ryari data? Navuyeyo 2021. Ejo bundi? Ejo bundi. Mu Ntambara. Reka nicare rero tuganire. Nkunda abantu bavuye ruguru cyane. Niho kivayo. Niho kivayo? Niho kivayo. Ubuzima bwari bumeze gute se? Umujene w'umusore wenda tuvuge ku myaka yawe 10 wenda n'itanu, kubera kuko umwana w'imyaka 15 muri Kongo iwacu abatangiye kuba umugabo yakama, ashobora kuba yaragira kuri bamwe wenda batojwe hakiri kare. Occupation yawe sasa aho ngaho
okay, n'ubuzima bumeze bute mumeze mute 15 ariko 15 nanje yabaye ni nkaho ntari mpari harantu nabanje kuba mu babembe ngo nibaraka kwishuri nahabaye nyine nk'imyaka 2 tangire kuba gasore mbona kuzamuka n'ubura agasore ubu nyine ndashaje ushaje data saza suzugira ngo no kugaragara kuno kubwira imyaka yanje butanga bapfurero tungana bamaze gushaka cyane bafite abana benshi ngo baki abapfurero tungana kuwigereranyije n'abapfurero nawe umupfurero aho yasindi we ariko ku buryo abapfurero bashaka vuba zabiboneka nyine ko umuntu ashaje ko kuri abo bapfurero twakuranye cyangwa twakuze mbere mbese bari abana kuri twe bashatse ugasanga nyine wareba ugasanga turasa nyine n'abashaje. Okay, tugiye kugenda sasa muri Kenya. Ukigera muri Kenya sasa ni ibiki wasanze bitandukanye n'iwacu cyane? Ukigera muri Kenya gusa naciye ahantu henshi, naciye mu Rwanda, naciye Uganda kandi aho hose nagiye mpaba. I Rwanda habaye ryari? I Rwanda nabaye 2023. Muri Kenya uhagera? Muri Kenya nahageze ejo bundi. Uyu mwaka? 2024. Okay. Mu bihugu byose wagiye uba mbese hano maze umwaka n'amezi nkangaye gutya. Uracari musha kabisa. Uracari musha. Ahantu hose. Ngiye gukubita imyaka 10 ngeyo. Tumva. Urashaje. Tumva ko no gutembereza isi Kenya yose nka. Tumva se impamvu nyine impamvu uvuga ko uzi kukabara honyine. No kubera wavuye ruguru kiri muto. None so uragira ngo nayo uvuye ruguru umaze kuba umuntu w'umusore bazagutuma ukagenda ugera mu mihana yego wajanye inka wagiye kwishuza iwacu gatwakaza tuja kwishuza iki mbese nk'umuntu uri mu ideni rya papa wawe cyangwa rya mukuru wawe ukajya kwishuza akaya kwishura se nyine biravana n'igihe ushiki akakwizera ko mbona utari umwizera ndumwizego nyabona ndumwizego cyane. Okay. None so ndashaka kugira ngo twinjire muri kariyeri yawe cyangwa se ibyo abantu benshi bamaze kukumenyaho. Navuga ngo wenda reka twe kuvuga ngo ni benshi cyane kuko abantu wenda batakuzi ni benshi cyane ariko kuri TikTok nagiye kureba kuri account ya mbona uri umuntu kabisa urebwa kandi abantu wenda bakunda ibintu ukora. Stories zira story ni za jaba sibyo? Ujurya jaba. Ujurya jaba. Aya. None bira bintu bikura he? Bira bintu bikura he? Tabizi. Reka nze guplayinga. Ndaza guplayinga akantu wenda mfite utuvideo twanka tungahe. Turaza guplayingamo tungahe ariko banza wumve kan. Umugabo umwe yatoye ifaranga. Arangize gutora ifaranga. Harazi haru. Ayizavuga ngo ntizeneye. aka kantu karansekeje ndetse n'abantu benshi bakumvishije ako hari abantu batabashije kumenya icyo rushatse kuvuga. Uyu mugabo ngo yatoye ifaranga bigenda bite? None uyu mugabo yatoye ifaranga nimbaga yarahuriranye n'ibyifuzo yari afite asanga za faranga ntizeneye ni nkaho yazigaye aravuga ati zino faranga ntizeneye ni nkaho nsa n'ubigereranyije ariko umurundi umwe nawe yataye miliyoni agera imbere atora igiceri ahita avuga ngo ko biraza mbese karaza yegeranya za faranga yataye. Uyu mugabo ni umunyamurenge cyangwa umukuye? Iyo story nayipostinze kuwa mbere mbese hari ahantu ku cyumweru bari kwakoresha kitengera amatoreyo mbese fundraising umugabo umwe wari kutangisha fundraising arakavuga mbese uzuvuga story numva yose abantu ngahita nyitwara. Nuvuga ngo naga ari byo wa create. Oya nyine abantu benshi babona nkaho mbesha ariko ibyinshi mbyumvira ku bantu kama story ya kera nkuko kakara navuze ngo umugabo umwe intare yaramwirukanye kari abantu benshi barakaza ngagasubira byagenze bite? Umugabo umwe intare yaramwirukanye
noneho hari ukuntu uza wiruka ukabona kandi nk'utaha wiruka noneho wa mu mugabo nzozi se cyangwa oya umugabo intare yaramwirukanye ahayibona noneho ya ntare mwirukana ahita yamiriza ahabaza abantu ngo ese ko ndiruka ngo mwe mwamundangiza ngo ko ndiruka cyangwa ko ndasubira inyuma ubwo ariko wabona kera intare yamugezeho yabikoreshejwe n'ubwoba ni nk'ubwoba kabisa hari indi akanono niko kanyishe abagore murabera gutsinda muri abambere kabisa noneho umugore umwe baramubwiye ngo yibwirane arangiza aribwirana naho umuco w'iwacu biza bisaba ko unavuga naho nyine washatswe kugira ngo bamenye isura noneho umugore sebukwe akaba yitwa mwobo noneho baramubaza ese sobukwe yitwa nde noneho wa mugore aravuga ngo noneho ngiye gutsinda mbese uko mvuga kose muhite mumenya ko natsinze kubera ko sebukwe yari yitwa mwobo wa mugore yamavuga ngo sebukwe yitwa kuzimu sasa hari udustori tumwe tuba twaragiye tuba wenda nk'uko bivuze waragiye ufata wenda warakuye ahandi sibyo ariko nyine turi udustori dusa nkaho twacangamura abantu ariko two kubesha nyine bigaragara ko uri kubesha nyine ibintu bitabaho gusa ko mu kinyamurenge wenda abantu badukurikiye nk'umugabo witwa mwobo batubwire umuntu yamutsinda gute nimba ari kuzimu cyangwa ari gusa jewe biza bivana nuko iyo story ije iyo story n'umugabo wo mu Rwanda ndahita muheza ino link abikurikirane n'umugabo wo mu Rwanda wa campaign ngo nibiza neza bese ama story menshi mvuga uwo mugabo ni uzuyamba ama story menshi mvuga uwo mugabo ni uzuyamba bese nawe iyo wumvishaga story kosetsa ukakampa ndashobora ugakora ubwo nawe wotekerezaga story kaza gasetsa abantu ukakambwira akosa nakazi kanje oya si akazi kawe ntabwo najya gutekereza ibintu byo gusetsa abantu sinjya crackinga jokes one oya hari igihe ushobora kukumva ntabishobora oya ukakumva akwa muri twose naka akaba ari ukurinda kubureba ariko ubwinshi ni abantu baza babumva ubwinshi nza mbwumva ni ukuvuga ngo story nyinshi ugenda utanga n'izo wagiye wumva ari ukazitanga mu buryo busekeje nyine hari uburyo umuntu ayivuga ushyiramo umunyu wowe nshyiramo umunyu n'agasukari ariko nyine sinzamura agasukari kenshi hari abantu rero bashobora bumva bino bintu uvuga bakavuga ni izo ni story za jaba iyi ni imitwe hari akanumvishije ngo pasiteri atera hejuru mu rusengero aravuga ngo tugiye kureba umuntu ukora igitangaza Imana mukore ibitangaza bitangaza Imana umugabo umwe yama yifata yama ushuka yama teruri isadaka yama isohokana ubwinshi mbukura ku bantu ako nagikuye hari umuhungu w'umunyarwanda ukunze kwandika ubuntu busekeje uwo nawe niho nagakuye akunze kupostinga Facebook nibagize nuko yitwa mbese nyine iyo numvishaga story nk'abantu batazi cyane nk'umuntu wakavuze nje mpita ngakura wenda bino bintu byaje gute kugira ngo wenda hari igihe umuntu ashobora kuvuga akantu atazi ko gasekeje ariko ukakumva ukakadevelopa nyine mu buryo ukabwira umuntu kumva nyine koko karasekeje cyangwa se hari uburyo gashobora kuba abantu bagakunda sibyo wowe sasa byaje gute kugira ngo uri umukomediye cyangwa n'ibintu gusa biza gusa gutyo sewe sinabona uko nobisobanura jewe mu busanzwe nyine ndi umuntu uzuvuga abantu bagaseka noneho abantu navuga nyine gusetsa abantu mbese nza nsetsa abantu nakomeza kuvuga abantu bakakomeza kumpa amahirwe ngo ntobe umukomediya nuko nyine nkamavuga ati nanje nzaruha mbijemo niko kuko nyine nari mbitangiye urabikunda ze kubera ko aribwo nkibitangira hari bamwe baza bakitege nabuza abantu ati ntawe bizakugeza ati bivemo ni biki nyine abandi bakampa amakuraje
ariko kubera ko njyewe nyine mba mbikunze ngahita mbikomeza. Feedback ujya wumva kuri bino bintu ukora nyine byo gusetsa abantu benshi banabyakira gute? Hari ababikunda hakaba nyine n'abantuka nk'iceceke. Bakagutuka gute? Wowe ugenda uriya amakomantere oya mbwira nk'ukuntu bagututse nk'ikintu kimwe umuntu ashobora kuba yagututse wenda bwa mbere ukavuga uyu muntu kabisa aranga. Ni byinshi nk'iki mbwira nk'igitutsi kimwe ushobora kuba waragututse. Mfite nkwereka umuntu ejo bundi nashize ariko saka nashizeho ahita ambwira ngo ndi igipfu. Kandi hari uburyo umuntu nyine akubwira ugahita ubona bivuze ari seriye ubundi ukabona nyine byamusekeje muri comment arakubwira ngo uri igifu muri utu video mperutse gupostinga. Umusubiza gute? Nzampita mwihorera ntuseka bune abangaba nibo baba banagukurikirana cyane nibo bafana beza bariya buriya. Oya nyine umuntu yavuga ikintu kidafashe nyine kitari seriye ahita ashiraho naturatuye mu gitwo two guseka. Ariko yabivuze ari seriye ntabushiraho nyine uzubona yanditse message iri yandi nyine ivuye ku mutima. Niyo bakwandikiye uyu muntu ari seriye. Niyo bakwandikiye yanyandikiye message iri seriye. Ishobora kuba yarakubabaje. Oya kubera nza mfase kubabazwa n'ikintu gusa kiraho. Wapi? Okay, none rero muri bino bintu bya comedy wenda ukuntu bakureba nabanye n'utuntuza nka tungaye wakoze wenda dushobora kuba twasetsa abantu cyangwa se udukomediye ku mantuza atandukanye sibyo? Ninde muntu wireferaho uvuga ngo wenda nshobora kuba nabakora comedy nkamera nka runaka cyangwa se nkifuza gukora ibintu nk'ibya runaka? Cyenza nkunda nzamere kanje ku giti canje. Wese umeze gute? Wowe umeze gute? Nyine nzazamuke ku rwego rwanje ntarebeye kundi muntu. Ariko nyine hari abantu bandusha kumushumba aho hari ndamwemera akora ibintu nyine cyane mu bakomediani nzakurikirana umushumba ari. Njye mukunda ajya besha abantu. Nyine ari kuriya none se tubona ko amaze kurya hiti kubera nyine kubesha. Amaze kurya uzi ko yatubwiye umunsi umwe ngo yigeze kurya tip 700. My friend 700 n'amafaranga menshi. Ntajya munsi y'ijana. Tip gusa. Ntiwumva se? Ari ku rwego rwiza kabisa. Kubera ko nyine none se utagize ibintu kabiri atawogera. None se kuvuga ngo gere hariya kwa Messi si ibi nyine byatumye. Buriya se? Takugaya ariko hagira atahasetse. Ese kuki utagereje amahirwe ngo ugereyo rero? Jewe nukubera ndikiri hasi. Ukiri hasi? Ariko buri muntu wese mugerageza amahirwe yiwe. Ushobora kwandika kabisa stories zisekeje. Story sinogera kubera ko ndi umuntu usetsa ntarinze gutekereza ikintu. Ntarinze gutekereza. Nawe ubwawe urasekeje. Ndashobora kugera imbere y'abantu. Navuga ikintu kikabasetsa kandi kitanasekeje. Kubera ko nsetsa. Urasetsa cyangwa urasekeje? Tabizi nimba nsetsa nimba nsekeje sinzi. Ujya umva ari byiza se? Ni byiza. Ahandi tibiye byiza nyine kuri bamwe. Kuri wowe? Buri umuntu aza kunda ikintu bivanye nuko agikunda. Urabona ntuzi ko mbonye tuvuge n'umusitari mu rwego rw'abaramyi. Yego. Ariko umuntu rero wibera mu kabari umwe inzoga ntazi mbonye kubera ko atabikurikirana cyane. Nk'uko nanje rero byaba byiza kubera ko nimba nkundwa n'abantu bakunda guseka aho niho byaba byiza. Ariko rero abantu badakunda kwisekera ntako bonkunda gute se badakunda guseka? Ariko mu buryo bakwanga se bakuziza iki? Nyine bashobora kumbona nk'umuntu usanzwe ariko abandi bakambona nk'udasanzwe. Kubera ko nza mpura n'abantu hano habe n'ejo bundi nahuye n'abagore hariya Kitengera bahita bambwira ngo ese ukumbe ngo bano bakuzi mbese banzi kuri TikTok ariko batazi ko mba Kitengera. Ese ko iwacu ruguru wenda byabagaho yuko wenda abantu bamenye yuko runaka ashaka kubasetsa cyangwa se mu byidagaduro runaka ukabona nyine
bitewe n'ukuntu uteye muri quartier abantu bakavuga ni uriya muntu arasetsa cyane sibyo ni nk'abandi ushobora kuba ruzi wenda bashobora kuba bazwi cyane basetsaga ruguru barahari naje narasetsa ariko si njenje nyine n'abakuru banje nikako muri famille n'abakuru banje barasetsa cyane sure ni bande banduzi bashobora kuba bazwi ntabwo nzi cyane ariko umuntu usetsa ntazayoberana twagiye sasa hano hari abantu wenda bakora komedi b'abanyamurenge sibyo cyangwa se bayikoze umwe mu bakoze komedi uvuga ngo uyu nguyu yakoze komedi neza mu buryo kabisa bumeze neza ninde ushobora kuvuga je kubera ko ntazi abantu cyane nashitse hano bamushumba ari bo bagafasha bamushumba bamatayo bari bose ndabakunda na Samedi bari bose nza mbakurikirana Samedi kubera ko Samedi yambaye ikanzu y'abagore tanga araka video kamwe bari kwasirimbana n'uriya mugore nimba nyaka Kinshasa umuntu ahita mbona yanditse muri commentaire wese Samedi ryakanzu yaritijije none anige bandika muri comment akabaza ngo nkaho uzashaka nde ngo cyane bayumvase abantu niyo mpamvu abantu rimwe na rimwe ari babi ariko hari uburyo ubureba buriya ni byiza gukora komedi ariko nyine ukayikora kuri standard yaho muri sibyo urabona nk'ahantu abanyamurenge bari hari ibintu bimwe utapfa kwambara ngo ujye ngo ujye gukora kuri YouTube sibyo cyangwa se public urabona hari ahantu tutari twagena nubwo natwe turi kwinjira mu byo abandi bari gukora wenda twebwe dusirimutse ejo bundi cyane kuko ibintu twari tubizi hari ibintu rero bite na za kirazira zacu tutemerewe gukora kubona rero umugabo yambaye ikanzu cyangwa se yambaye ibitenge warangiza ukajya hari ukigaragaza ukuntu urabyumva nawe ukuntu biremereye so rero sintekereza yuko wenda even n'umubyeyi wiwe kubyumva biba bigoye cyane biba bigoye so sintekereza ko nende uri no yabyumva ariko tuvuge ko umubyeyi wiwe ari ruguru nta biragoye papa abyibuze hano nyine bari mu gushika abazeyi ba hano bagasirimuka yewe abahungu b'iki gihe ko basigaye bambara n'amajipo twagiye hano yambaye ijipo ngo ni umusitari aja muri komedi cyangwa nyine bisanzwe tu ijipo twagiye sasa dukomeze twigendere mu kiganiro cyacu tunagana no ku musozo aba bakomedi sasa ujye ubona hano sibyo wavuze ngo urifuza kumera nkawe ntiwifuza kumera nka runaka sibyo waje wenda ubona ba Senegal aribo bagafashe bande sibyo wenda comedy umushumba akora ira ni stand up comedy itandukanye n'izi ngizi ba Louis bakora kuri TV cyangwa se ku ma YouTube nabo script babanditse bakazikora sibyo wenda bisa nka bitandukanyeho gatoya sibyo wewe wiyumva muri comedy imeze nk'iriya umushumba akora cyangwa yumva nk'ingi bakanyamukwe ngo bakoraga ibi byo kwandika script nabo bakababikina ariko bakabyeditinze je nakora biravya mushumba nibyo ukunda yitwa stand up comedy nkabyo nsa numva nyine byomfasha nibyo ushobora nibyo noshobora kubera ko abantu benshi bakomeje kumbwira ati nimfungure YouTube jewe nzashiraho comedy zino zimera nka filime ndabigerageza nyine mbona bitovamo bisa mbona nyine bitovamo bitanikomereza na TikTok ni bande bantu ujye ubona bakora comedy ariko mu buryo butari bwiza abo bose azazi ko mu buryo bwiza babikora mu buryo bwabo nawe ubona kabisa bikora neza urabona nka zira ba ntuze bari basigaye bakora ba Lewis Matayo baraziretse zira ni sawa ubu nabonye barashize indi seri ngo ndara ishuri ariko turi abari basigaye bakora ni twiza nza ndakurikirana okay tugende sasa wiyumva wowe mu gihe kizaza uzabura ahantu hameze gute bitewe wenda na focus zawe jewe biravana n'igihe nejo wo kumva nabivuyemo ukajya mu biki ukajya mu biki cicara kuko nari meze kubera kubera ko ushaka gutsindwa utaragerageza biravana ntabwo nitsindishije cyangwa ntabyo ukunda
oya kubikunda ndabikunda ariko kubikunda cyane nabikundishijwe n'abantu ariko ubundi ntubikundaga mbese sinabonye amahirwe yo kubijamo none se singaho urayafite singaho urayafite ubu nyine ntayo ndabona ubu nyine ntayo ndabona okay ujya wumva se wakina wenda script wakina comedy za wenda zikitirirwa izina rya wenda ukaba wanashaka yuko abantu bashaka kuba bagukurikirana cyane ahubwo ni nabyo mbashaka gukora nonese ko ari uduciye intege sewe bizavana n'ukuntu bihari nta cyizere wifite nimbona aga TikTok karagenda kaje imbere ufite ibintu bingahe ubu mfite 5,600 ibyo ari abantu bakeya kurumva bari abantu bakeya kuragira se ni byinshi ntabwo ari byinshi bivanye nyine kubera ko amasaha ari aya nijoro kandi wenda abantu batahana kure ndashaka kugira ngo tube dusoreje ahangaha ariko pati tuzayikora ndetse tuzayikora turi kumwe n'abandi bantu wenda abantu badasanzwe ejo batwitegure kweri so ndagushimiye cyane kuko wemeye ko tuganira waturutse ahantu kure utuye Kitengela ariko ndagushimiye ko wemeye ko tuganira ariko tutararangiza hari aga challenge mafite kubaza abantu abakomediye sibyo bakoze neza uhitamo umwe ushobora kuba ari umukomediye uvuga ngo umukomediye ararenze sibyo hariho Kanyamukwengo hakabaho na Lewis urahitamo umwe Kanyamukwengo ubu nyine amaze nko gutibuka ariko niwe nari nkunda cyane ubu kunze nde muri bombi ubu nyine arasa nkaho ari Lewis kubera ko Kanyamukwengo simuherutse ni ukuvuga ngo Lewis ni uri hejuru iwe ushize kuri balance urabona Lewis ari uri hejuru kuri ubu nyine ni uri hejuru okay turagenda muri nari ngiye kugereranya umushumba Burundi okay umushumba nundi wabikoze neza witwa ntuza yitwa nde uyu mugabo wakoze ntuza ari gusimbiza ubugari yitwa nde Rusako ibo barashobora kuba ari gutya bande umushumba na Rusako bari gute gutya baresha uravuga ishuri ariko umushumba nawe agafashe muri iyi minsi ariko Rusaku iwe ni iteka ryose iwe ni nkaho yari ari iteka ryose kandi kari akanta yari kwasimbiza umutsima ariko ngo leta okay tugende mu baririmbyi sibyo hari abaririmbyi wenda dufite baririmba wenda nivuga ngo indirimbo za kinyamurenge ariko zigiye kumera nka gakondo harimo Galas hakabamo n'undi yitwa nde umungu bi Burundi yitwa ndera reka dufate Galas dufate na Menda Boy kuravuga muri iki gihe cyangwa okay urebye ariko muri iki gihe bose bari active nubwo wenda ntuza Menda Boy ari ruguru ariko mu bijyanye n'imiseje yarari muri hejuru muri hejuru uri sure cyagiye gukora indirimbo za gakondo pana ubunye cyagiye gukora indirimbo za gakondo utarabakagara cyangwa nawe urakagara sha ariko urabona nubako akagara ni umuntu umeze gute Kagara ni umuntu biravana no kumva umuntu abisobanura ariko Kagara ni umuntu utemera ibikorerwa abanyamurenge okay ibikorerwa bibi boje kugira ni byiza uriya mugabo ejo bundi wagiye ari gusensibiliza abantu wabonye wakagara waramubonye uyu muntu bafatiye hano Nyamavira ari kuvuga ngo nakagara ni kuri anamubonye gusa ku ma video okay wabyumvishe gute biriya bintu ariko se nyine nukuri ko ariko kandi yarafunguye official Akagara official afite channel yitwa Akagara official ese abijamo gutahuka barahembwa urashaka kubijamo barahembwa urakagara sha barahembwa $1,000 zikabayeho neza wajya no nawe aya ntuzatahira he
ese ntuzataha ese nkubaze ikibazo kimwe niturangiza dusoza ntibishoboka ko ushobora kujya kwiyandikisha ufite ikibazo cy'amafaranga bakayaguhereza ukarya ariko ntubeko ntabwo bishoboka kandi gaburiya hari umuhungu umwe simuvuze ariko bigeze guhamagara ni umushuti wanjye baramuhamagara ati wowe uzaba ko ariko mbere y'uko tukwishura uzabanza usohora videwo twagutegetse ibyo avuga kandi ngo azabikora atari muri iki gihugu mbese atakiri muri afurika mbese azoba akagara bamwimure icyizere ese umuhungu ni inshuti yanjye yararangije arampamagara reka dusoze mbese icyizere bari kwamubwira ko azuba akagara mbese kera yaburutse kure ageze kure erega nabo baba batinya ko tubakuramo n'imbugita ese sha nkubaze wowe baguhitishijemo kuba akagara ariko bakagukura muri Kenya ntiwaba ko sinabako ni ukuri sawa kandi ibihe byiza kandi wakoze cyane sawa murakoze mwese kudukurikirana niyemere nawe halo uze mana amasaha ntibwije mana twaba tukigiriye tugende turebe turare tuyarebye none uriyo tumenye agiye tumusanga saa 3:37 urabona sa neza itageze tugende turare tuyarebye okay ngenda nizigurangira nka saa 3 cyangwa se zitaragera tubone kugenda harya ejo urugero mukazisanga hapi Sunday ntabwo ugikora sibyo reka tubikore Sunday basi tuzajyane nawe abangaba tuzajyana ejo mu gitondo sibyo mu gitondo cya Sunday uvuye mu kazi gutya mu gitondo kare cyane saa 1 tuzaba tugiye cyangwa tuzajyane nawe kubera ko bwije man sawa man long time. Tutaya. Bakoresha. Nyoko. Bakoresha. Wapenga kuruta video nkatunga. Urakora. Owereka uzakurira. Jeje nta mwanya mfite. Urawufite. Tuzajyana tuze dukore uzata mu gicamunsi. Tuzabwisha. Anago uzabwisha. Tuzakora. Jewe ni video seconde 10. Wana kibazo. Wowe tuzakora ejo. Ali warisi ngakoresha. Ala. Oya. Kada tayo. Poa. Quase. O que beleza ali? O condition. O como é isso? Position. Ala. Linda. De família. O gato laranja trataje. Tuzakoresha. Endake. Ni mu gitondo nka saa 5 cyangwa saa 6. Ejo twaraye. Sinzi bizavana.
utazunguzwa none watashe cyaje ejo sinzi niba nzasubira ejo bizaba byarangiye simbi